Yes, nimwumve amagambo dutangiranye. We don't know if they are going to announce Kagame's death. To fake that a new era have just started in Rwanda to avoid such agreement, or if they fake Kagame will return in office after a short illness. What we know is that it will be impossible for RPF or RDF to get a new leader. Everyone, there is scared that the new leader would eliminate him. That is why every warring side wants to new president to come from its president in Rwanda. Hashize amasaha agera muri make batangaje ayo magambo bakomeza kugenda bavuga ko nyine perezida Paul Kagame arembye byadanje, bise nyine arembye by'ukuri kuko bakomeza kugenda babishyira hanze nyine babitangaza bavuga ko perezida Kagame arwaye kandi uburyo arwayemo mbese nyine bwakomeje no kugenda bugaragazwa cyane, bakomeza kugenda bavuga ko nyine kuko arwaye. Gusa nyuma y'ibyo ngibyo noneho hari ibyo bamaze gutangaza muri aka kanya, hari ibyo bamaze kuvugaho nyine bavuga ko ibyo byose nubwo bakomeza kugenda babivuga koko ibyo byose nubwo bakomeza kugenda babishyira hanze nta na kimwe kirimo cyo, kandi ibyo byose atari byo koko. Reka noneho dusobanukirwe, tumenye byinshi cyane mu byo batangaje, tumenye koko nimba ari byo cyangwa nimba atari byo. Perezida Paul Kagame ntabwo arwaye, kandi ibihuha byose byemezwa na gisirikare n'inzego za leta nk'itangazo ry'ibinyoma. Ibihuha byarakwirakwijwe babeshya ko cyane nyine, banavuga ko yagaritswe mu bitaro by'ibanze ICU afite ikibazo gikomeye cyakunze guhakanwa n'umuryango w'ingabo za RDF. N'itangazo ry'umuvugizi wa leta wa mbere rikoresha amagambo nka fake news. Mbese nyine ibyo nibyo byakomeje kugenda bitangazwa, noneho batangira gushyigikira bashimangira ko uyu perezida Paul Kagame atarwaye koko, byinshi ari ibihuha batangazaga. Uyu munsi ku itariki 24 Kamena umwaka wa 2025 Kagame yagaragaye kuri manda nyuma y'iminsi isaga 14 atagaragara mu ruhame. Yakiriye musaza wa mbere wa Nigeria Olusegun Obasanjo ku Rugwiro Village. Ibiganiro byibanze ku mutekano w'akarere n'ubufatanye bwa Afurika hakomeje kugaragazwa ko ameze nabi, mbese nyine atameze neza. Byinshi cyane rero byagiye bivugwaho bikanaganirwaho, mbese bimwe mu bihugu biduturaniye ya Burundi na Congo bakomeza no kugenda babishyira hanze bavuga ati ngo nta minsi 10 ishira wenda ataritaba Imana. Noneho imyumvire yose yuko ashobora kuba arwaye cyane cyangwa yaba agiye kwitaba Imana ishingiye ku nkuru z'ikinyoma cyangwa se ibihuha byo kuri murandasi. Ubuyobozi bukomeje guhamya ko akiri mu kazi yifashe neza, kandi igihugu gikomeje gukora nk'uko bisanzwe. Mu ncamake, ibihuha bikomeye ku burwayi cyangwa se urupfu mu bijyanye bya perezida Paul Kagame ni amatangazo y'iri shyari fake news. RDF na leta ya Kigali byabihakanye vuba kandi byagaragaje ko nta kibazo gihari. Mbese nyine bakomeje kugenda bagaragaza ko koko ibyo barimo kuvuga atari byo, mbese nyine n'ibyo bari gushyira hanze atari byo, kubera ko ntibikwiye gushyirwa hanze. Perezida Paul Kagame aragaragaye neza uyu munsi, yakiriye mugenzi we ku ngingo z'akarere, mbese no mu bijyanye no kongera ububanyi hagati y'uturere nyine kugira ngo bakomeze kubana neza. Mushishoze ku makuru yizewe, mbese nyine bakomeza kugenda batangaza ko bagomba gukurikirana n'amakuru yizewe. Kurikiranira hafi imiyoborere ya leta nk'Urugwiro News. Umuvugizi wa RDF na ambasade zemewe za Repubulika y'u Rwanda niba habaho amakuru mashya yubakiye ku byabayeho, mbese nyine akomeje kujya hanze ku byabayeho. Ibi byose rero bikaba bishyizwe hanze nyine bigamije gushyiraho ndetse no gutangaza ko ibyo barimo kuvuga byose mbese ari ibihuha, kandi ibyo bakomeje kugenda bashyira hanze byose nyine ibyinshi bari kubizana ari ibihuha koko. Nyine bakomeje kugenda batangaza ko nyine koko
ibyo byose nyine bigomba kujya hanze, mbese bikanavugwaho bitewe n'uburyo bakomeje kugenda batangaza bavuga ko ibyo ngibyo byose bidakwiye kandi bidakwiye no gukoreshwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma y'uko rero ibi byose bikozwe nyine bigakorwa n'abaturiye igihugu cy'u Rwanda, mbese nyine abagituraniye, ubwo ndavuga ni imbibi zacyo, bakabishyira hanze nyine bagakomeza kugenda bavuga ko koko arwaye, ariko ibi nibyo bije noneho bibisiguza bavuga ko atarwaye. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, gusa bigukanda subscribe. Ciao ciao.